gusa rero ko nakujye turajya mu ifamu abantu bari mu iwacu mu Ngororero nazindutse nagiye ihuye ubundi muri iwacu connect iwacu connect mu Irango ugeze hari mu Irango nkumva kuri radio ariko naye nabaserukiye rekagire uko byitwaye kiza amahirwe nanjye nk'abantu bari iwacu mu Ngororero wenda nanjye bazansure ni najyana aho nzarushyira nzagerageza ndukurikirane uko bizagenda kose nanjye yego ninjye mvuga ati oya nzagusura nanjye nzagusura rwose magere kugira ngo kuko twebwe ubundi bw'ubuhinzi bwawe bugiye ubwo wabona kora ubuhinzi ariko bivamo neza nkakora ni umutekinisiye ni mu bufundi ariko nuvuga ngo muri makeya urabona nk'akazi dukora ka gifundi ntabwo akazi gahoraho ni ibiraka gaho kakarangira ni imbaraga kandi aho tugeze ni imbaraga zazi kugabanyuka ziri kugenda zigabanyuka ahubwo wenda akantu nakora nkuko mbibona n'abatera nisanga niba ari ukuri kandi bakaba baje umutima akazindura amaguru bamugana we yandirimbo ati niba ari ukuri uracyafite impungenge reka nkumare amatsiko reka tujye ku ifamu reka tujye ku ifamu uzisure noneho tuguhe n'ubundi bumenyi hariya ariko wenda hari icyo wenda ushobora kuba waganiriza abantu ifamu yacu iri mu rugo yego ikintu ntari nakubwiye nuko yego ubu ni ubworozi bukorerwa mu mwanya mutoya ahantu hato ushobora kuba ufite ushobora kuhabyaza umusaruro yego ni karibu rero ngwino tukwereke aha yego mukomere bahungu banjye mukomere aha rero dutangiriye aha ngaha urabibona yuko naho dutegurira ubwatsi bw'inkwavu urabona iyo bakimara kubuzana nose ubu ubwatsi bw'inkwavu se ni ubwatsi kundeba se aribwo twahirira inka twebwe byose birya kimwe reka n'inkwavu ubu icyiza cy'ubu bwatsi rero ni ubwatsi bukomeye yego butuma amara y'inkwavu atanyerera cyangwa se ngo ntibunyerere mu mara y'inkwavu yego ubu rero buba ari ubwatsi bwiza kuko ubu ngubu ntabwo bubika amazi menshi ku buryo buzibundira mu rero akenshi abantu bamenyereza kimari inyabarasanya amasununu ubwo nabwo ni ubwatsi bwiza ubwatsi bwiza ku nkwavu ariko za kimari bisaba kugira ngo ubanze uzanike cyangwa se uzishyire ku gatanda nk'aha ngaha kugira ngo aha ngaha harimo akayunguruzo gatambutsa umwuka kugira ngo hahitemo umuyaga hahitemo umwuka bubanze buse n'ubuhonga bube nk'ubuhonga hanyuma tubone kubugaburira inkwavu kuko iyo ubugaburiye inkwavu harimo bigitose bituma bibyimbira mu mara y'inkwavu ugasanga zirapfuye ari ubu bwatsi undi kubona ni urwiri harimo ibindi byatsi bw'amoko ibyatsi bindi ari ngubu nabura busanzwe burimo za kimari ubwo ubwatsi bwiza ku nkwavu n'ubuye bwose ni bwiza usibye uruteja uruteja nirwo uzirinda mu kugaburira inkwavu zawe yego n'ibyatsi bishobora kuba birimo impumuro mbi cyangwa se amasukari ariko ibindi byatsi byose bishoboka wakwahira waha inkwavu zikarya ngira ngo uri no kubibonamo hano yuko n'ubundi zarimo zibirya ni ubwatsi ubwo tubugaburira inkwavu bwarabye bwumye ngira ngo uri kubibona yego uri kubibona yuko tuzibugaburira bwarabye bwumye ubwo rero twebwe ni impamvu navuze ngo reka ngere hano hitwa ni iwacu connect iwacu connect ubwo ntabwo nari nzi ko ngo ari ubwatsi bw'inkwavu ubwo ni ubwatsi twamenyeye ko ubwatsi bw'inkwavu n'ubu amasununu n'utungutu wenda ni za kimari wenda byongeyeho n'ibika by'amashu ibyiza rero by'inkwavu ntabwo ugaburira ubwoko bumwe gusa yego uravanga ibyatsi bishoboka yego ukahira ibyatsi byose bishoboka ugakuramo uruteja icyiza cy'aka gatanda rero kubanza kubishyiramo hano ni ukugira ngo
ubanze ujonjore bya byatsi nyine ibibi ubikuremo. Yego. Nk'ubu naguha nk'urugero, wenda hari igihe bashobora kwahira bakahiramo inteja, bakahiramo inteja babanza reba nk'ubu ngubu dore nk'izi rero iyo wabushyize hano mbere yo kuzigaburira babanza ukazikuramo. Yego. Noneho ikindi kisumbuyeho ngira ngo urabona uburyo baba babwahiye, nta bya bindi by'imizi biba nta taka ririmo. Biriya rero nabyo byongera umwanda mu kiraro cy'inkwavu, ugasanga bizanye n'udukoko. Kugira ngo akenshi urabizi hari igihe haba harimo udushishi cyangwa se n'utundi tuntu. Ubu ngubu umuntu atajya kuzibugabura ryari kundi wabuje ubu kano kanya niho bukiza, bugiye kubanza tubwanike hano gutya, bubanze buhore, buba bunashyushye, buta amazi mu kanya. Ubwa mu gitondo zabubonye. Ubu ni ukuvuga ngo inkwavu ubundi zirya 2 ku munsi. Zirya 2 ku munsi. Ubu ni ukuvuga ngo ubu ngubu ziraza kuburarira. Ubwo zari ubwa mu gitondo nibwo burimo. Ziraburarira. Burarimo zongere kurya ejo mu gitondo. Zongere kurya ejo mu gitondo. Njye numva yuko igihe ushakiye gutya uzushyiramo. Oya. Inkwavu nazo ni amatungo agira ubuzima, nazo ziba zikeneye no gufata agapoze. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo wahora zidudira ibyatsi. Ni ukuvuga ngo mu rwego rwo kugira ngo ufate ubwatsi, nimba ari urukwavu rumwe rwibana, bafata ikigata. Urabona ko biba bivanze, harimo imigozi y'ibijumba. Bafata ikigata gutya ugashyiramo. Ubu iyi ni ipura wenda y'urukwavu rumwe rwa mu gitondo. Burahagije rukongera kubona ubundi nimugoroba. Ubundi ukaruha amazi ku manywa. Siko bya bintu nta kindi kintu. Urabona yuko na bya bindi nakubwiraga, utungutu nutwo tuzigaburiramo. Urabona hano hari harimo ibiryo byo mu ruganda. Ibi ndabona ari bya biryo bisanzwe. Ubu nuko zabiriye ari udufu. Noneho urabona hano haba hagiyemo amazi. Hano harimo amazi. Uzayanduje. Aya ngaya mu kanya urabona kari kuzuye. Urabona ahantu hageze. Zirarya zikanywa n'amazi. Zirarya zikanywa n'amazi. Ubu rero aya mu kanya turayamena. Yego. Wenda reka nkwereke ibiryo byo mu ruganda uko biba bimeze. Reka nze nifite amatsiko yo kugera hano n'umugabo najya mubona ku rubuga. Ubu nibwo ibi rero nibyo biryo byo mu ruganda, nibyo bita peleti. Urabibona. Aka ngaka nako dupimisha. Aka ngaka ubu gapima iyo kuzuye neza gutya. Aba ari amagarama 100. Aya ngaya niyo urukwavu rugenewe ku munsi. Urukwavu rukuze? Rugenewe amagarama 100 ku munsi. Ubu ruba ruriye indyo yuzuye kandi ihagije yarwo y'uwo munsi. Wangu ku munsi. Uko wangu ipura mu gitondo n'ya nimugoroba ubuse birimo? Oya, ni ukuvuga ngo ntago wagaburira peleti gusa. Ni ukuvuga ngo iyo wazihaye mu gitondo, peleti nk'ubu nari nazihaye peleti kugira ngo babibonyemo hariya, zinywa n'amazi, nimugoroba ndaziha ibyatsi. Ubu washyizeho peleti nta byatsi byagiyemo? Ibyatsi ushobora kubishyiramo bikeya, kimwe n'uko ushobora kutanabishyiramo. Impamvu ni iyi: mu bworozi urabizi yuko umuntu aba ari kudiringa n'amafaranga. Ni ngombwa rero yuko habamo no kujera cyangwa se no kumanaginga neza ibyo ugaburira urukwavu kandi rugakura rukagenerwa. Ni ukuvuga ngo iyo wagaburiye peleti, ni byiza yuko mu rwego rwo kudatakaza imbaraga cyane mu biryo kuzigaburira, wongera kuziha ibiryo nimugoroba. Noneho ahubwo ukaziha amazi menshi. Noneho waba wagaburiye ibyatsi mu gitondo, saa sita ntabwo ari ngombwa kuzongera kuko biba bikirimo. Ntabwo urukwavu rwakwicwa n'inzara rugifite ibyatsi mo hano gutya. Ntabwo bishoboka. Ubu rwabijonjora gutya n'utwo twumye n'uduti rurahekenye. Urumva? N'uduti rurahekenye. Ni ukuvuga rero
muri rusange urukwavu ni itungo ritagora kandi noneho rirya ubwatsi bwose bushoboka kandi noneho nk'uko abantu babivuga amatungo yose aragererwa mu rwego rwo kugabanya imbaraga no gutakaza byinshi aragererwa ukirinda kuruha byinshi bipfa ubusa ukaruha bikeya ruri bumare rubigirira akamaro kuko iyo rwahaze nk'ibi byatsi ibi ngibi ni inteja nicyo cyiza cyo kubishyira hano ugahita uvana mu mufuka uhita ugabura ni ukuvuga rero ku kijyanye no kugabura ubwatsi bwose bushoboka ibyo mu ruganda utabibashije kubibona ntacyo bitwaye ntuzagire ngo ubworozi bwawe buzapfa buzabaho rwose nubwo na MTN ndamatsiko yuko pireti ntazibona aho ntuye ariko wenda birashoboka wenda yuko umuntu yayituma naho ziri birashoboka oya ntugire impungenge wazituma ziba nziza cyane ku bana bari gucuka n'abariya ducukije nk'ubu abangaba bana bafite igihe kingana iki abangaba bamaze amezi 2 abangaba nabo ducukije bamaze amezi 2 abo nabo ducukije ubu se ko reba zidasa ziravukana izi ziravukana biterwa na nyina n'isekurume wayibanguriye ubona nka ruriya rurasa rura rw'umukara akandabona kadasa ugafite ubwoba bwinshi urumva rero urukwavu rushobora kubyara abana batandukanye amabara bitewe na se bitewe na se ndetse na nyina amabara ifite reka dutembere noneho turebe ikijyanye n'ubwatsi cyo ndumva ubashije kugira icyo usobanukirwa aka gatanda ni ingenzi kugira ngo kagufashe cyane cyane muri ibi bihe by'imvura kugira ngo kagufashe karoroshye nta n'urudanda uramburaho hasi warangiza rutambutsa nyine amazi ukabanza ugashyiraho bwa bwatsi bugahora bikanagufasha kugira ngo wa mucafu wose ubanza uvemo iyo tugiye kugaburira ugira utya ugafata ibyatsi bitarimo umwanda akaba ari byo ugabura waba wabashije no kubonamo ibyatsi urukwavu rutabasha kurya uruteja n'ibiki ukaba wabikura ugasigara aho ngaho urayibona ubundi urukwavu ntabwo bafata amatwi bafata twamenyeye gufata amatwi gutya kubera badafata amatwi iyo ufashe amatwi izi nkwavu ziba zifite ibiro byinshi uba uri gukwega imitsi y'umutwe bityo rero ushobora gutuma rugira ruva rugira ikibazo cyo kuviramo imbere ufatira hano mu bitugu byarwo niho haba hari uruhu rworohereye ushobora guhita ufata urabyumva yuko ari urukwavu rufite New Zealand iyi bayita New Zealand white ubu ni urubyara uru narwo ni urubyeyi urwo narwo ni imbyeyi nziza cyane nirwo rwarunyeretse oya iyi ngiyi ntabwo ari California nabikubwiye ubibonera ku ibara ryayo riri hano n'amatwi y'umukara iyi bayita cekerete uru narwo rero ni urukwavu rwiza rutanga icyororo uru narwo iyo cekerete uzayibwira